Shamba bari umpere ifite. Ntabwo ugiye kungora kuko nta n'amafaranga mfite. Ubwo uranyengereka n'ingingo n'umujene wanjye. Umujene meze bite? Nisuri gutanga. Nta mafaranga mfite kubikuza byanze shaka umuntu mpari ifite. Isabye ndabyakunda na boss abavuga ngo uri mukara. Na boss. Aya shamba bari ihanga. Ari kujabara. Ubu nise kuri mukungwa nangaye bagirayo. Ni cyatanu. Ntago cyatanu yageramo. Cyatanu bagira. Si igihumbi se bagirayo. Ni cyatanu. Top Nyarubande. Amafaranga mfite kubikuza kuri Equity byanze. Mari ifite ungezeyo. Kandi ndumva naniwe bya hatari. Sibyo? None urangishije ute chef? Kandi nyine ruvuga ko nshaka lift yo kujyayo. Ngoye mwese kuri kandi nyitwa wakoze kunyizera utanze. Ngira kamera ara hakurya. Amafaranga rugiye kuntwarira ndayagukubira inshuro enye. Sawa? Urakoze. Asante. Babarira umwe lift wowe wabyanze kare. Nyera lift yo mu mujyi. Cyakwigerageza. Ntago jewe nta mafaranga mfite. Icara tugende. Okay, sawa urabyemeye. Sawa urakoze cyane. Ngeza mu mujyi ari hafi na Goyiko. Mafaranga mfite. Ugiye kunywa kesanze? Unyonzi n'utemo gaesanze. Oya, nese ntakoresha imbaraga. Umva se wajyanye karwasa mwana. Oya kandi gushaka lift. Ntabwo urabukora. So guys, rero uyu munsi ndi mu mihanda ya Musanze. Aho ndi kugenda ntembera shakisha abantu bakunzi ba Channel TV Rwanda muri ya gahunda yo kugira ngo ngende mfasha abantu ariko gake gake. Ayindi mpamvu yindi hari ntagaruka kugira ngo abantu nyine babone uko umuntu yabikoze cyangwa icyabwo ni muri kugira ngo tujye tugira umutima wo gufasha. Uyu munsi rero ngende cyane ndeba abanyonzi cyangwa se abamotari. Ndi mu mihanda ya Musanze. Noneho ngewe icyo nkora ni iki, ngiye kureba ese abantu batuye Musanze, abantu bari Musanze bagira impuhwe. Ngenda ndeba umumotari cyangwa umunyonzi, nindangiza mubwire ampe lift yo kujya ahantu runaka. Naramuka mpaye lift, ngewe amafaranga ajyayo ndajya kuba ndayampitamo kubira nka 3 cyangwa 4. Niba ari 500 ari umumotari ndajya mpitamo muhereza 2,000. Ubwo niyemera kumpa lift nyine akemera kuntwara. Uyu munsi rero niyo gahunda nibereyemo. Uyu munsi niyo gahunda kugenda tureba ese mu byo kuri haracyariho abantu bo gufasha cyangwa nta bantu, haracyariho abantu nyine bagira impuhwe cyangwa abo bantu nta bakigira impuhwe. So rero ngewe tugiye kugendana, let's go tugendane. Salama boga. Ushaka kugenda se? Shaka kugenda ariko nta mafaranga afite. Shaka lift tananiwe pe. Kurimo guseka se? Onarase ngo eriku. Onarase. Warase. Kurata wa nta bakira babonye. Yes. Amafaranga yabuze. Oya ntaga. Nanjye nuko urabona ko nayo nakakaye ngenza hano hari n'amaguru. Kandi ndacyafite urugendo rurerure rwo kugenda. Ndi gushaka kujya iminwa yumye. Yes. Ndi gushaka kujya kuri ntuza handi harya hepfo kuri ka kabari kepfiriya. Umuntu ari kujya Kigali. Kabare kahera. Kujya Kigali? Kiva hano mu rugabano rwa Musanze na nyine hano hari icyapa cyane pfo yige. Bayita gute? Rugabano rwa Musanze. Handi pfiriye. Akabare kari munsi ni nyine uri kwerekeje. Kuri Mukungwa. Kari akabare kari kuri Mukungwa kitwa Ntuza. Ndi kukareba niba ari hari. Niho nshaka kujya kandi rwose nta mafaranga. Kwikuza kuri Equity byanze. Hangano umpe lift.
very good. Shambo bari umpere ifite. Ntabwo ugiye kungora kuko nta n'amafaranga mfite. Ubwo uranyengerekana ingingo n'umujene wanjye. Umujene meze bite? Dore uracyari mutoya rwose urampa lift ntabwo wabura kumpa lift. Shaka ujya kuri Mukungwa. Nisiri gutanga. Nta mafaranga mfite kubikuza byanze shaka umuntu umpa lift. Kwisabye ndabyakunda na boss abavuga ngo uri mu kazi. Na boss. Aya shamba bari yanga. Ari kujabara. Ubu ni se kuri Mukungwa nangaye bagirayo. Ni cyatanu. Ntago cyatanu yageramo. Cyatanu bagira. Se igihumbi se bagirayo. Ni cyatanu. Ayihangane nyine mpiyo lift. Ukumicyo gihumbi. Ukumicyo gihumbi. Oya. Oya no mpa lift yo kujyayo. Urami yigira hehe se basi nsunika urugendo. Wenda nsunika urugendo numve ko nyine byibura ndi gusunikaho. Byibura ama lift igira hehe. Ntaho. Shayihangane mwakihanganye mukama lift ko. Ngaho basi munsunike basi mu lift basi ngeze sibyo? Igera hehe? Arakurugabana. Igera ku rugabano. Hano ha 500. Hano ha 500. Ahose onese bwo ubundi wakihanganye ukansene ukangeze poko. No kuri kwimana narase rwo. Narase nagaruka. Kayihangane. Nubwo ndabona n'amafaranga yo gukoteza none kandi nayo gukoteza nturayabona. Mukanya fa. Oya ari ushobora kunkorega akaba ari umugisha kuri wowe. Ushobora kuba ari lift ariko ugwe tubona abakiriya noneho. None singe nanze kugutwara. Wemeye kuma lift. Urangezeyo. Nakugeza aho ngaho ari boss wanjye. Ari mu rugabano. Ubu wagize umuntu umpa lift koko anjyana kuri Mukungwa. Papa ntago wanjyana. Nta mafaranga mfite ndi gushaka lift. Ndi gushaka umuntu njyana kuri Mukungwa. Umugira neza wanjyana kuri Mukungwa. Faranga yanshiranye. Ntago ari ibiparupa. Ese ubu ntabwo watwara umwana wawe? Yangana umpe lift. None so sagiye ari kumbwira ngo arangarukiriza mu nzira kandi nta mafaranga n'ubundi mfite. Ashobora no kunsigana atari umumotari n'undi sinaba nkibonye uburyo bwo kugerayo. Okay. Mota. Urakoze kungeza hariya wemeye kuntwara. Ngaho ngeze ara ku rugabano rero ntacyo. Sawa? Sawa. Kuba wemeye kumpa lift rero utananzi. Urakoze cyane. Mota. Sawa rero ngaho urakoze cyane ntabwo nashaka kugenda. Ahubwo nagiraga ngo ndebe umunyamutima. Dore ngiriya kamera hariya. Kwibona? Nagiraga ngo ndebe umuntu ugira umutima mwiza wo gufasha. Kuba wari wemeye kuntwarira rero kuba wari wemeye kumpa urugendo rwa 500, sibyo? Ukancuma rukangeza hariya, ayo mafaranga ngiye kuyagukubira, sibyo? Ngiye kuyakuba inshuro 3. Sawa? Sawa nari. Sawa. Urakoze. Ubwo wemera kunjyana kuri Mukungwa naye kugukubira inshuro 3. None nyine aho wemeye kungeza niyo mafaranga ngiye kuguhereza. Kangwe 2 ntari ngukubire 4. Sawa? Urakoze. Uzajye ugira umutima mwiza. Sawa? Thank you. Asante sana. Sawa tuzasubire. Nawe urakoze cyane. Salama Kiryango. Meze utese. Ko naniwe se nkabashaka kujya Nyarubande hariya kuri Big Shop.
ko nta mafaranga mfite se kubikuza kuri Equity byanze hari ifuti imana hari ifuti yo kugera Nyarubandera kuri baby shop gira neza oya ntabwo ari ideni ntabwo ari ideni kabisa kubera ko nshobora kuzabyibagirwa ugasanga mfashe nk'umuhemu ntabwo nshaka kujyamo ideni ifite ntabwo bivamo nibwire wenda n'umupapa wenda arangiriye mwe papa umeze neza amakuru amafaranga se ko yanshiranye kandi nkaba nshaka kujya hariya kuri big shop kuko n'umugenzi we arimo arimo hano okay salama bro umeze utese ko nshaka kujya hariya kuri big shop Nyarubande amafaranga mfite kubikuza kuri Equity byanze mpari ifite ungezeyo kandi ndumva naniwe bya hatari sibyo none urangishira ute chef kandi nyine ndivuga ko nshaka lift yo kujyayo ngoye mwese kandi nyitwa nyihera lift irati nuko nta essence ufite mu mbana nta essence ufite sha mwese ubu okay sawa reka njyane n'uyu ngoye nta mafaranga nayo kabisa umeze neza se ubu wemeje kuma lift sawa urakoze cyane nanga hajyayo ubundi busanzwe abari 500 sawa urakoze amafaranga yari yanshiranye ngaho parika aho ngaho parika wakoze kunyizera utanze dore ngira kamera yari hakurya amafaranga ugiye kuntwarira ndayagukubira inshuro enye sawa urakoze asante Imana iguhe umugisha uzajya uhora ugira neza sawa bye asante papa sawa Salamu papa meze neza se kubikuza ko byanze nkaba nshaka kujya wundi kubikuza ute kuri Equity byanze kandi nta mafaranga mfite kuri momo ntabwo wamaze mugezeyo oya yanga numere ifoto bota kukura amafaranga kuri Equity byanze wamaye lift ukangeza yawunde koko ubu keretse ariyo umuntu agiye keretse ariyo umuntu agiye nawe tekereza umuntu kuba agiye muri iki cyerekezo ukamujyana muri iki ari kuri lift cyaba ari ikibazo ese urango wagira umuntu neza koko neza muri iyi minsi byaragoranye kuko ukurikije ukuntu abantu bababaye umuntu ari gufata akagukura mu nzu ngo mvira mu nzu uzi neza ko utari mu nzu yawe waba uzi kode kandi nta hantu reba kuri momo nta mafaranga mfiteho nyafite kuri Equity kandi Equity yapfuye buriya rero kandi nshaka kujyayo kuva uri umuntu ubitsa muri Equity ukaba uhafite amafaranga ntabwo wabura umuntu wabwira uti nkandira akanyenyeri ucirireho 5 kuri telefone connection zigaruka ndayagusubiza oya gerageza njyane nta nabishobora naba nkubesha ukuri kwanjye ndamutse ngiyeyo nabikora aho se mota ntabwo mwamfasha koko mukamara ifite yo kugera yawundi. Ntabwo mwamara ifite
ubu ntabwo wampa lift koko ubu aho ugiye ntabwo bayagushyiriraho ntabwo bayanshyiraho kubera ko hano ngiye nta gahunda y'amafaranga ihari iraguha inimero yanjye urayashyira naguhamagara uremera ku nkomo igihe ndi buyabonere bize kwemera ubona ari ngombwa urayashyiraho yego sawa urakoze cyane nangaye 500 okay ari kamera hariya urakoze cyane kubera ko ari wemeye kuntwara urumva amafaranga ari ugiye kuntwarira ahita nyakuba 4 dore ngiriya kamera hariya nta gahunda afite yo kujyayo ari mu buryo kugira ngo ndebe ese hari abamotari bakigira impuhwe ariko nabwo wemeye kunkopa ukavuga uti utanzi aho ni sawa cyane ngewe ndemera rero ayo mafaranga ndayakuba 4 sawa bagenzi bane sawa urakoze cyane urakoze sawa urakoze nawe sawa inde tujyana salama papa umeze ute shaka ujya mu mujyi ariko nta mafaranga afite ntaribi oya tubyumvikane tubyumvikane urankopa oya nta mafaranga afite biri seri oya giye nta mafaranga yabyemeye wabyemeye nange mu mujyi ni 200 konyine ni 200 yonyine urakoze cyane sawa asante sana ubwo rero ngaho njyana birindura igare kubirindura no kugira ute oya niba uzi ko ntwariye amafaranga ntabwo nta mafaranga mfite oya ntwara tugende ko kugenda byanga okay sawa urakoze ngo hagara aho ngaho garuka inyuma va mu muhanda none se uranzi nkubona gutyo urambona gutya sawa side kamera dore ngira kamera hariya ukibona urakoze cyane rero kuba wari wemeye ko ntwarira ubuntu sibyo amafaranga uruntwariye ngiye kuyakuba 3 sibyo si 200 barumbwiye ubwo ndaguha 600 cyangwa reka nguhe 1,000 sibyo urakoze cyane nanjye ko nari ngiye kuguta sawa urakoze kabisa asante sana twaje mukomeza mugire neza urakoze sibyo sawa salama pa amakuru muzere meze neza meze biracamo ko nshaka kujya mu mujyi hariya muri hafi neza na hantu uzana goyiko 300 yose ko nta mafaranga mfite se kubikuza ko byanze kubikuza byanze ntabwo umara ifite se hari ibintu bigoye kwemera nese ubu ntabwo wafasha umuntu kumufasha hari ibishoboka birabishoboka ariko hari ibintu bigoye kwemera
hari ibyo urakwemera hari ibyo urakwemera uranyangiye reka ndebe ku bintu muvana salama pa mupapa umeze neza uri mu kazi se wambaye lift yo kujya mu mujyi se angahe mujye wa angahe uvuga ngo ngiye nta mafaranga yo kubikuza byanze kandi nshaka kujya mu mujyi wambaye lift ngezayo kangezayo byashoboka ntabwo byashoboka ubwo nta ndi gukora ese ubwo nta muntu ujya uhari lift ariyo ndi kuja naguha naho kumvana no kuva kukambwira ngo ntabwo bishoboka ubwo uranze ese ubwo ndagenda gute ko nta mafaranga mfite kubikuza byanze nawe ugereranya n'umugabo gusa njyewe n'amaguru ko njya ngira ikibazo cyo kurwara ibirenge oya ihangane nawe reba nk'umugabo wavuye mu rugo agiye guhahira abana ari wowe yagenda none se wowe nta muntu waguha amafaranga y'ubuntu nta muntu waguha amafaranga y'ubuntu ntawe none se niba uzi ko bayatanga reka papa nyijyanira rate nyihera lift yo mu mujyi babarira ume lift wowe wabyanze kare nyihera lift yo mu mujyi jewe nta mafaranga icara tugende okay sawa urabyemeye sawa urakoze cyane ngeza mu mujyi hariya hafi na Goyiko umubwire rwose ngo mwishyure dore tuvuye tubyumvikanye sawa usanga uhagarara aho ngaho dore ngiriya kamera hariya wakoze kwemera ko mu lift utanze sibyo amafaranga si yari 300 ubwo ngiye kugukubira nguhe ndagukubira inshuro 3 sibyo ngiye kuguha amafaranga 1000 kubera ko ubyemeye sibyo cyane wakoze sawa merci Imana iguhe umugisha nawe urakoze sawa hariya dore kamera ngiriya hariya muzajye mugira neza rero sibyo ujye mugira neza sibyo urakoze nawe sawa tunaje rwanda zaragira kwa bibi salama pa umeze ute meze neza urakomeye shaka kujya Nyarubande hariya kuri big shop nta mafaranga ariko mfite kubikuza kuri Equity byanze shaka kumpa lift uraza kuyanyoherereza nta kibazo oya tudapfuza wowe uraza kuyanyoherereza igihe urabonera oya ngiye shaka kumpa lift ngiye nshobora kubyibagirwa kubyaba bigoranyana abo ntabwo wamara lift koko nese ma nta mafaranga mfite rega shona kutayabona uraza kuyohereza kandi uvuze kubikuje kubikuza byanze ushobora kubyibagirwa rege ushobora kwibagirwa kuyaguha kwibagirwa aho haba harimo n'ibindi banga ushaka guhishamo ubanze kumpa lift ntabwo yishyurwa ntabwo lift si ubuntu se none se nyine anyangiye kambwira umukobwa wanjye numve ko wenda ari mu nyemere sita bitetse umeze neza umukobwa mwiza ntabwo two ari gace nshobora kubona umumotari w'umukobwa naho ma lift rero ndabizi ntabwo wakwima umujene nkanjye lift shaka lift yo kujya Nyarubande hariya kuri big shop essence yarahenze oya cyane se uburyo nta kuba essence yahenze nta muntu ushobora guha lift koko iki n'umubyeyi komara ubu mama wamwishyuza koko lift nyabuneka mwamaye lift koko kubikuza ko byanze ikopa ntabwo byanze ahubwo utabishaka oya ntabwo ari utabishaka ufite inyungu ukikorera iki reka nijyane n'uyu mota salama umetse umujene iracamo se naho se papa nshaka kujya kuri big shop Nyarubande nta mafaranga mfite
dore bano bose banyagiye kuri big shop kuri 500 ajyayo 700 kandi kubwira ko ari lift gushaka kuma lift nta mafaranga ngiye nta mafaranga mfite Papa umeze neza amakuru iracamo eze fresh uranzi se uranzi urayibwira ko tugiye kujyana si ko nshaka kujya kukarwasa se twagenda ko nta mafaranga mfite nta mafaranga mfite make ariko hamwe na 600 oya kandi nta mafaranga mfite nta mafaranga mfite kubikuza kure kwita ibyanze aya umuri ifite injyana oya ariko wakihangana nese ntago wafasha ari cyo cyerekezo ndi kwerekezamo ntabwo uri kubona ndi muri parikingi ko naniwe ntaragerayo koko ndabigenza ni kandi amafaranga akaba yanshiranye uburanyangiye bota meze neza wamaye lift ingeza ku Karwasa ko nta mafaranga mfite amafaranga yanshiranye kubikuza kure kwiti ntabwo biri gukunda ku Karwasa neza hariya mu isante birakunda wagerageje koko ntabwo twajyanayo koko babarira tujyane sibyo amaye ubwo urankatiye urankatiye salamu mwana mwajya hagize umuntu umwe arifite ingeza ku Karwasa koko hawe shangezayo basi ngezayo sibyo eko ngeza ku Karwasa amafaranga mfite nshaka umuntu njyana Karwasa genda gushaka umuntu umwe arifite ngeza ku Karwasa pa nta mafaranga mfite ugiye kunywa kesanze oya nese ntakoresha imbaraga umva si wajyanye Karwasa mwana oya kandi gushaka lift ntabwo urabukora meze niba uri kujya kuko nashaka moto ze oya rega nta mafaranga mfite kensa n'amafaranga umuntu uzabona neza uyu munsi niba kwikuza byanze nyine ndabigenza gute ubana mbuze umuntu umwe lift koko wamuye lift pa enzume lift wamuye lift yo kujya ku Karwasa pa wamuye lift yo kujya ku Karwasa koko nta mafaranga mfite nashiriwe nashiriwe amafaranga yanshiranye kabisa kandi ukubikuza kure kwita ibyanze gerageza by'ubu uvuga uti fashe icyemezo ndagiye oya kandi ngewe bashobora kubyibagirwa rero mwese mbyibagiye ntiwaza mfata nk'umugome oya ntabwo njya nkunda kwikopesha babarira umpe lift kabisa sibyo Karwasa neza ara mu isantere hariya mu isantere neza urakoze cyane sawa mwari guhumugisha urakoze neza hari Karwasa neza hari Karwasa
sawa ngo uparika moto yawe aho ngaho rero ngaho rekera aho ngaho so urakoze kumpa lift sibyo nta gahunda yo kugenda nari mfite urumva ado dore ngira kamera ara hakurya wayibonye amafaranga rugiye kuntwarira ngiye kuyagukubira sibyo ngiye gukubira inshuro nk'eshatu sibyo ngiye gukubira inshuro eshatu zirenga sawa urakoze cyane asante sana sawa sawa urakoze sawa urakoze cyane uzayigira neza rero sibyo uzagira neza nawe bazakugirira neza sawa